Nshuti bakunzi bacu reka tubahe ikaze nanone tubifuriza amahoro y'Imana n'umugisha uturuka kuri Yesu Kristo mu mirimo mukora mu byo mugenda mujyamo byose. Imana ijye ibiyereka, ibagaragire, ibagenda imbere n'inyuma, ibagote impande zose, ibahereze guhaha mukaronka no kugwiza no gutunga no kugwiza n'amahoro n'amahirwe muri byose. Ngende inkuru Noel kandi subscribe, like, share na comment. Tuze kubabwira indirimbo byizo zigera muri 7 ziherutse gutangazwa cyangwa gushyirwa hanze muri kino kimwe n'abahanzi batandukanye ndetse n'amakorali, rero kugira ngo mujye kuzishaka muzumve mwumve uburyo Imana yakoreye muri bo kugira ngo ibahereze ibyabafasha muri uru rugendo rugana mu ijuru. Rero twifashishije ikinyamakuru Gospel Today News cyabashije kuzishyira ku murongo neza kugira ngo tubashe kuzibagezaho mu gihe umuziki wa gospel ukomeje kuba umuyoboro ukomeye wo kugeza ubutumwa bw'ihumure, ibyiringiro n'agakiza ku bantu benshi. Gospel Today ifatanyije nyine na channel yacu ikomeje gutoranya no kubagezaho indirimbo nshya zigaragaza imbaraga mu butumwa no mu buryo zakiriwe n'abakunzi bazo. Nk'uko bisanzwe buri gihe dukunda kubazanira urutonde, ubu rero turabaha indirimbo 7 nshya ziyoboye izindi muri iki cyumweru zatoranijwe hashingiwe ku gukundwa cyane no kuba ubutumwa bwiza buzikubiyemo buhembura imitima y'abazumva batari bake. Indirimbo rero zikaba ari izi zikurikira mu buryo bukurikira. Tugiye kuzibagezaho cyangwa tubagezaho amazina yazo n'abazihimbye, wenda n'ibidukundira tugende tugaragaza n'ubutumwa buzikubiyemo. Hanyuma indirimbo ya mbere ni indirimbo Siku za Matata, ni indirimbo nzungu yafatanije na Ben na Chance. Iyi ndirimbo rero izanye ubutumwa bukomeye cyane, ni ubutumwa buje kwiringiza abantu Imana mu bihe bikomeye. Ni indirimbo rero yibutsa abakristo ko niyo habayeho iminsi y'ibibazo, Siku za Matata, iminsi y'ibibazo, Imana iguma ari ubuhungiro n'igisubizo cyizewe wahitamo nk'umukristo kugira ngo uhugire ku Mana ariyo iguhumuriza, iguhumure ukeneye mu bibazo cyangwa mu bigeragezo urimo kunyuramo muri iyo minsi. Niyo mpamvu bahise Siku za Matata, iminsi nyine y'ibibazo cyangwa y'ibigeragezo. Ni indirimbo urumva ko iri no mu rurimi rw'igiswahili. Turakurekera rero kuyikurikira, wajya kuri channel yabo maze ukayikurikira nawe kwiyumvira uburyo ki ari nziza kandi yororotsa imitima. Indirimbo ya kabiri tugezeho indirimbo yitwa Umukiza, indirimbo ya Gisubizo Ministries. Hanyuma rero indirimbo Umukiza ni indirimbo ishimangira ko Yesu ari we soko y'agakiza. Ubutumwa bwayo bukaba bwibutsa abizera ko agakiza kabonerwa muri Kristo wenyine. Akantu mwakumvise, wenyine. Agakiza rero kandi ngo ko kumwiringira ari byo bizana amahoro ya nyayo, ko kwiringira Yesu ari byo bizana agakiza, kandi ko kumwiringira ari byo bizana amahoro nyayo. Amahoro ya nyayo rero ni haturuka nta handi, ni muri Yesu. Iyi ndirimbo rero ya Gisubizo Ministry yitwa Umukiza, nayo mwayikurikirana ku mbuga za Gisubizo Ministry, ukagenda nawe wiyumvira rwose uko Yesu agira neza. Twagiye no ku ndirimbo ya gatatu, iravuga ngo tubivuze ntibyashira, ngo tubivuze ntibyashira. Iyi ni yakorana impanda rero ya DPR ya CGM Igikondo hariya hasi rwose hafi ya kaminuza. Ni korali ikomeye, korali impanda, ni korali ifite amateka, imaze iminsi itari mike, imyaka itari mike ikora umurimo w'Imana mu buryo bwo kuririmba. Yakoze ibitaramo bitandukanye hirya no hino mu gihugu, by'umwihariko hariya kuri ADPR CGM ikaba iri imwe mu makorali akomeye yaho, kandi atambutse ubutumwa buhembura imitima ya benshi. Hari benshi bayibayemo, hari benshi bayikoreyemo, hari benshi bafashijwe nayo mu buryo bw'indirimbo, hari na benshi Mana yanjye
bafite byinshi bayivugaho. Impandakora rero bazanye indirimbo yo guhimbaza Imana kubw'ibyiza idahwema gukorera abayizera, kuko umutwe wayo bivuga ngo niyo wabivuga kenshi, niyo wabivuga ute, niyo wafata mikoro rwose ukahwitura ukarangurura n'imbaraga zawe zose n'ubushobozi bwawe bwose, ibyiza by'Imana ntibyarondoreka ngo bishire, ntibishoboka. Uyu munsi byonyine reba umunsi umwe ariko amashimwe ahari, reba Imana yakoze. Ubu wagiye ku kazi uragarutse, nk'ubu ngubu abana bawe bameze neza, nta wagize ikibazo gikomeye gihari, n'uwagize ikibazo gikomeye aracyariho arahumeka. Mana we, n'uwitabye Imana n'uwapfushije wenyine, ubwo bivuze ngo wabuze nk'umwana, nawe Imana ikomeje kumurengera ntiyiyahuye cyangwa ngo ave mu byizerwa yumve ntacyo kimaze. Amashimwe ni menshi kuba bishimye n'ababaye bose baba bafite amashimwe bashimira Imana ku byo yagiye bakorera bitandukanye. Ibyo rero ni ibintu by'igiciro cyane, niyo mpamvu korali Impanda ya Kwaya yavuze ati ntabwo twabivuga ngo bishire, niyo twabivuga ntibyashira, tubivuze ntibyashira. Reka twihute tugere ku ndirimbo ya kane yitwa Isoko y'Ubuzima. Isoko y'Ubuzima ni True Worshipers Ministries. Aba nabo ni indirimbo basohoye. Indirimbo irarikira abantu bose kwegera isoko y'ubugingo. Isoko y'ubugingo rero nta yindi niyo Mana. Iyo soko ni Imana, nta yindi. Imana niyo soko y'ubugingo, nkuko babivuga ngo isoko y'ubugingo. Indirimbo yitwa Isoko y'Ubuzima. Hanyuma rero igaragaza Imana nk'itanga ubugingo n'ibyiringiro bidashira ku bayishaka by'ukuri, Hanyuma rero twihuse reka tujye no ku ndirimbo ya gatanu yitwa Inyangamugayo. Ni ya David Kega ari kumwe na Anne Kabera. David Kega muramuzi cyane, ni umuririmbyi muri El Shaddai, baririmbanye indirimbo zikomeye nka za igikombe cyitwa Baka, niko bayita harya. Hanyuma na ya indi ikomeye cyane yabazamuye cyane mu buryo bwo kumenyekana, murayibuka Cikamo? Ndakeka muyibuka. Reka dukomeze. Ubwo David Kega mwamubonye, kandi n'utamuzi agiye kuri YouTube akandikamo David Kega, ndabizi yabona indirimbo ze zitandukanye. Hari n'indirimbo imwe yahimbye ikomeye cyane, abantu bakurikira umuziki wa gospel murayizi. Ndibura ko mugende mugiye kureba David Kega kuri YouTube, murahita mubona indirimbo zitandukanye. Ari kumwe rero na Anne Kabera, nawe ni umuririmbyi mwiza wa gospel mu njyana ituje kandi yuje amarangamutima yo kuramya. David Kega na Anne Kabera bashimangira ko Imana ari inyangamugayo, idahinduka kandi ihora isohoza amasezerano yayo. Ibyo nabyo nibyo bitangariza mu ndirimbo yabo Inyangamugayo. Tujye ku ndirimbo ibanziriza ya nyuma turi busorezeho, ni indirimbo ya gatandatu yitwa Ziraziritse. Ni indirimbo yakomatanyije cyangwa yahurije hamwe abahanzi babiri, ari we witwa Senga B ndetse na Prosper Nkomezi, umuhanzi w'icyatwa mu Rwanda rwose mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, cyane ko yogogana n'ibwo Thomas Simbi naho akajya kuramya Imana afatanyije n'abanyamahanga batuye muri ako gace n'abanyarwanda batuye muri iki gice, mu bice bitandukanye byo hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Ziraziritse rero ni indirimbo yabo, indirimbo ifite ubutumwa bwo kwizera imbaraga z'Imana zishobora kubohora no guca iminyururu yose y'ibyaha ndetse n'ibibazo cyangwa ibigeragezo. Ihamagarira abakristo rero kwizera ko imbaraga z'Imana zikora ziriho, zishobora gukora ibirenze ibyo umuntu yatekereza n'ibyo yakwibwira. Ziraziritse ubwo ni intare bavuga nyine kwa kundi abantu batinya ibigeragezo ngo birabahitanye, ariko batazi ko Imana iri aho hafi kandi yiteguye kubatabara, bikarangira babonye bya bintu birashize bivuyeho, umuntu agatungurwa nyine ko bivuyeho, ariko ubundi yarazi ngo biramuhitana. Yaba we tugiye kwizera
hanyuma rero dusoza ku ndirimbo ya karindwi yitwa Ndi Uwe cyangwa Nduwe, ni indirimbo ya Lion Worship Family. Nduwe rero ni indirimbo yo kwegera Imana ukayiyegurira byuzuye, yerekana umutima w'umwizera wemera ko ari uw'Imana kandi ko ubuzima bwe bugomba kuyihesha icyubahiro. Izi ndirimbo zirindwi rero dukomeje kubereka ni indirimbo zikomeje gufasha benshi kwegera Imana no guhembura imitima yabo mu buryo butandukanye. Hanyuma rero turashimira ikinyamakuru Gospel Today News gikomeje kutugezaho izi ntonde z'indirimbo zigezweho mu rwego rwo gushyigikira umuziki wa gospel no gufasha abizera gukora mu by'umwuka binyuze mu ndirimbo zifite ubutumwa bwiza. Namwe kandi turabashimira ko mwabanye natwe muri ino nkuru, mukaba mubasha kuyikurikira uko yakabaye. Niba ugeze ahangaha menya ko uri agaciro gakomeye cyane kubana natwe, kumva inkuru tubagezaho. Rero niba hari indirimbo wumvise yagufasha cyane muri izi ngizi, nyaruka rwose ujye kuri YouTube wandikemo izina ry'indirimbo ndetse cyangwa se izina ry'ikorari cyangwa umuntu wayihimbye cyangwa umwe mu bayihimbye, byanze kunze iyo ndirimbo urahita uyigeraho, hanyuma uyumve neza uko yose uko yakabaye ufashwe. Kandi subscribe, like, share na comment, weho wabikoze habwa umugisha, nawe ugiye kubikora bigende bityo. Hanyuma njyewe mbasiziyeho, nitwa Murebuke Noel, tuzasubira utaha. Yesu abiteho, Yesu abarinde, abamurikishirize mu maso he, abanezeze.